Nk'uko nari maze kubabwira rero, reka dutangire Bible study yacu y'uyu munsi dusoma igitabo cyo Kuva. Tugeze mu gice cya gatatu, niho tukiri. Tumaze kugikoraho inyigisho ebyiri. Iya mbere yavuye ku murongo wa mbere igera ku murongo wa n'eshatu ndakeka. Ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu, indi tuva ku murongo wa karindwi tugeza ku wa 12. Iyindi twabonye ubushize tureba ku bijyanye n'iri zina ry'Uwiteka ryitwa ngo ndiho, kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 17. Uyu munsi rero nitugirirwa ubuntu turasoza kino gice cya gatatu, turava ku murongo wa 18 tugere ku murongo wa nyuma ari wo wa 22. Reka ntangire nsoma iyi mirongo. Ndongera mpere gato ku wa 13 aho twize ubushize, manuke ngeze aho turi bwiga uyu munsi. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde? Nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti, nduwo ndiwe. Kandi iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti, ni ukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa, ndavuga nti nzabakura mu maboko mu mubabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira. Kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli, mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye, nanjye nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho. Nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we, ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho uhereye ku murongo wa 18, aho avuga ngo Abisirayeli uzababwira bakumvire. Numara kubwira Abisirayeli ngo Uwiteka yambonekeye ambwira gutya na gutya, biriya byose yamaze kwideklara yisobanura n'izina rye ubwo yitwa ndiho. Ubushize tureba kuri iri zina twabonye ko Imana ubwayo ari Imana yahozeho, ntago ifite inkomoko, ntago ifite icyayiremye, ntifite aho yaturutse. Nta gihe tubona mu byitwa igihe kigeze kibaho idahari. Igihe cyatangiye Imana ihari. Iyo dusoma mu Itangiriro igice cya mbere havuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi bakagaragaza intangiriro yayo, n'ijuru bakagaragaza intangiriro yayo, ko byabayeho mbere na mbere mu itangira ry'ibihe, ariko ntibagaragaze uwo wabiremye yabayeho ryari, yatangiye kubaho ryari. Ntago tubona igihe uhoraho yatangiye coexisting, ahubwo tubona ko yahozeho kuva kera kose. Kandi icyo ngicyo kikaba ikintu gikomeye, kubera yuko n'uwo ari we uwo nguwo avuga ngo nduwo ndiwe, genda ubabwire ngo nduwo ndiwe,
ndiho, ubabwira uti ndiho yantumye, bisobanuye ko imimerere yiwe yose, uko ateye kose, karagiteri z'Imana zose nuko nazo zimeze, n'iziteka ryose. Gukiranuka kwe nuko iteka ryose, imbabazi ze zihoraho iteka ryose, umujinya we n'uwiteka ryose, ineza ye ihoraho iteka ryose, ubwizerwa bwe buhoraho iteka ryose. Ibyo byose tubona yuko uko umuntu abihawe, ndetse n'ubugingo buhoraho nabwo twabonye ko bwitwa ubugingo bw'iteka ryose, bwitwa ubugingo buhoraho, kubera yuko butangwa n'uhoraho, ntabwo atanga ibicagase. Niyo mpamvu ari uwo kwiringirwa. Ibyo ngibyo tubibonamo faithfulness yiwe. Iri zina rye ni iryo kongera gukangurira Abisirayeli, kubibutsa uwo ari we, kugira ngo bamwiringire, ibyo ababwira babyemere badashidikanya, badashubije amaso inyuma. Ariko kandi bakongera kumenya yuko ari ya Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Iyo Imana yidescribinze muri ibyo bisekuruza bitatu, twabonye yuko yari nk'igihamya, ni nka kashe Imana yaherezaga uwitumye wese kuri ubu bwoko, kuko aba bantu bari bazi ibi bisekuruza uko ari bitatu, yuko ari ibisekuruza Imana yiyitirira. Ni Imana yagendanye nabyo cyane, ku buryo umuntu iyo Mana iteye ityo y'abo bantu itumye, bahita bamenya ko ari ya yindi yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi. Ntago bagira dute ngo batekereze ko ari iyindi Mana y'ubundi buryo. Hanyuma rero Imana irangiza guhereza assurance, cyangwa se yemeza umutima wa Mose ikizaba. Iramubwira ngo ugende ubwire Abisirayeli, abakuru b'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo abakuru b'Abisirayeli muri ya miryango 12 ya Yakobo hagombaga kugaragaramo buri muntu uhagarariye umuryango uko 12 yose ingana. Hanyuma yagomba kugenda akabwira abakuru babo, noneho abakuru bakagenda bakabisakaza muri famiye zabo, bose bagahabwa ayo makuru. Hanyuma Imana imubwira imuhereza isezerano, avuga ngo nabo bazakumvira. Kuri 18 bazakumvira. Icyo cyo Imana iri hanze y'ibihe, ndiho, wahozeho, umenya byose bibera mu gihe, yari yamaze kubimenya. Yabimenye bitaraba yuko aba bantu bazumvira. Ariko wenda turaza kukigarukaho, ntabwo kukumvira ari ikintu aba bantu bifitemo naturally, ahubwo Imana ubwayo niyo izatanga kumvira kw'aba bantu. Turaza kubisubiraho gatoya, kubera ko nabwiye ko tugiye kureba ubutumwa bwiza muri iki gitabo cyo Kuva. Aba bantu rero b'Abisirayeli, nk'uko twabonye ko barepresenta intore z'Imana, abantu Imana iri gucungura ivana mu bwami bwa Satani ikabajyana mu mucyo w'umwana wayo ikunda cyane. Ni igishushanyo Imana iri kugaragaza uburyo izakura abantu mu mwijima ikabageza mu mucyo, izakura abantu mu rupfu ikabageza mu bugingo, izakura abantu mu maboko ya Satani cyangwa se mu butware bwa Farawo ikabajyana aho ibabereye Imana, nabo bakayibera ubwoko, bakaba bayo, bakaba amaronko yayo. Ibi rero ni igishushanyo cy'agakiza Imana ihereza umuntu igiye gucungura. Niyo mpamvu iyo Imana ivuga ngo bazakumvira, ntabwo tubona neza yuko ibi bintu kumvira kwabo ari ukubera yuko mu mimerere batandukanye na Farawo, kuko hepfo ahita avuga ngo Farawo we ndabizi ntazakumvira. Ibi nibyo bintu tugiye kwibandaho bibiri, nibyo bintu tugiye kwibandaho bibiri, uburyo Imana itoranya abantu bayo ikabahereza kwizera, hanyuma ikasiga abandi ntibahereze uko kwizera, kandi byose ikabikora kubw'icyubahiro cyayo. Byose ikabikora kubw'icyubahiro cyayo. Icyo nicyo kintu tugiye kwigaho uyu mugoroba. Byose bikaberaho icyubahiro cyayo. Mwumve nsoma aya magambo. Nabo bazakumvira. 18. Kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli, mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye,
none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambirireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. 19 kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda. Ndabizi icyo ni ikintu nzi ko atazemera, kandi ni ibintu nzi neza ko Abisirayeli bo nubabwira bazemera. Imana irabizi yuko nuvuga ngo ntabwo yo irindira ngo ibintu bibe ibone resulta zivuyemo ifata umwanzuro ugendeye ku uburyo byagenze, ahubwo yo izi ibintu bitaraba uburyo bizagenda. Ndabizi neza ko atazabakundira ngo mugende, naho namushyiraho amaboko akomeye, nanjye ngo nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho, hanyuma nyuma yabyo ngo azabarekura birinze ikiboko, birinze gusaba ikiboko. Hanyuma hepfo ahita agaragaza ukuntu aba Abisirayeli nta nubwo bazagenda iziri ngo basohoke birukanke nk'umuntu wifunguye gereza ukabwira imfungwa ngo ngaho mutahe, barirukanka ntawe ureba inyuma. Abisirayeli ntabwo ariko bagomba gusohoka, bagomba kuzabanza ngo bakajyana iminyago, kandi ubu buryo bazajyana iminyago ntabwo hazaba imvururu ngo bicane ngo babicemo abantu, ahubwo bazagenda ngo umuntu uzagenda ku muturanyi we akamubwira ngo mpereza ibintu by'ifeza n'izahabu utunze, ntabwo ngo bazirirwa bazuyaza. Ngira ngo hari nyuma baje nko kugarura akenge, zahabu zacu zagiye kandi ari bo bazitangiye, kuko Imana yabimeningaga kugira ngo baze kubanyaga ariko hatabayeho kurwana ngo bateze akavuyo, nyine ku buryo basigara batangariye ubu bwoko. Ni gute abantu baba hagati muri twe bakaturusha amaboko, bakaduteza ibyago bingana bitya, bakagenda batunyaze nta muntu wafashe inkota, bakagenda batwaye ibyacu byose, ku buryo bazasigara bavuga ngo Imana y'aba bantu mukwiye kuyihabuka, mukwiye kuyitinya. Ariko Imana yamaze guhamya ikavuga ngo nanjye 20 nzarambura ukuboko nkubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yabo, nyuma zabarekura. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'imyenda n'iby'izahabu n'imyenda, mu byambika abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Ibi ngibi nicyo Imana yari yaragennye. Ndashaka ko iyi mirongo mike turi buze kwitwarana n'iyindi mike nanone mu gice cya 9 cy'Abaroma, aho Imana nanone ikoresheje Pawulo igaragaza uburyo iyo ubwayo ari itoranya uwikiza, uwidakiza ikamwihorera. Nta mwenda ibereyemo umuntu wese wo kumukiza. Umuntu ni umunyabyaha yacumuye ku Mana, ntago Imana ifite umwenda, ntago iri oblige, ntago ifite obligation iri ku gahanga yo gukiza umuntu w'umunyabyaha wayicumuyeho. Umuntu yacumuye ku Mana ku buryo ibyo azira ni ibyo yakoze, ntabwo ari Imana yamwoheje ngo kora nabi nzabona uko nkurimbura, ahubwo we yarifasha akora nabi, ni umunyabyaha n'isaha akora nabi. Aka kanya niba utanizera umenye yuko ntabwo ari Imana yakubujije kwizera, ahubwo niwe wanze Imana. Ariko uwizeye ntabwo ari we wishyizemo kwizera, ahubwo Imana niyo yabimuhaye. Reka dukomeze kubyina mbere y'umuziki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli, mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratuboneye. Nitugera imbere gato tubona uko bizagenda, Farawo aravuga ngo iyo Mana ni iyahe? Nta niyabaza. Niyo mpamvu nayo irambabwira iti mumubwire uti ni Imana y'Abaheburayo. Imana y'Abaheburayo niyo yadutumye. Umwami wa Egiputa, kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, atazabakundira. Hano turi kubona audience abantu babiri b'uburyo bubiri. Hari Abisirayeli Imana izi neza ko bazemera,
bakumvira Mose, kuko ubwa mbere na mbere ni isezerano yasezeranye na ba sekuruza yuko bazajya mu bunyage muri iki gihe kingana gitya, hanyuma nyuma y'imyaka iyi ngiyi yavuze 400 yamara gushira bakagaruka. Rero bagomba kuvayo byanze bikunze. Ibi byo ni isezerano Imana yagiranye n'aba bantu yuko bazavanwa mu bunyage bakagaruka. Naho kuri Farawo, ahangaha uhagarariye umwami, umutware w'ubwami bw'umwijima, uboshya abana b'Imana, udashaka ko bajya gutambira Uwiteka, udashaka ko bakorera Imana nzima, ahubwo ushaka kubagira abaretwa be, ushaka kubahindura abacakara be. Uyu niwe tubona ngo we ntabwo azemera. Reka tunyarukire mu gice cya 9 cy'Abaroma, turebe uburyo Imana itoranya idashingiye ku butoni, kuko akenshi umuntu ahise avuze gutoranya kw'Imana, umuntu ahita avuga ngo none se kubyanditswe bivuga ngo ntago irobanura ku butoni. Ntago rwose ariko Bibiliya ivuga, ariko ivuga ko itoranya nubwo idashingira ku butoni. Nuvuga ngo kuri yo hari kriteriya nyinshi yashingiraho, si ngombwa ubutoni. Ariko ibyo ntibikuraho ko itoranya, ariko ntishingira ku butoni. Abaroma igice cya 9, reka nsome mpereye ku murongo wa 14. Mpereye ku murongo wa 14. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa ntibikabeho, kuko yabwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ibyanditswe byabwiye Farawo biti icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye. Mwumve, ibyanditswe byabwiye Farawo biti icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Ni ukuyobarira uwo ishaka, kandi nangira umutima wo wishaka. Paulo mu kwa-approaching ino ngingo ahuje ibintu byabaye mu kuva igice cya 33, ubwo Imana yabwiraga Mose ngo nzababarira uwo nzababarira, kandi nzagirira impuhwe uwo nzazigirira. Arangije abihuza n'ibindi. Usubiye inyuma gato mu gice cya 9, mwumve mu gice cya 9 ukuntu avuga. Reka mbere 13, kuva 9:13 kumanuka kugera nka 16. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu, uhagarara imbere ya Farawo, umubwire uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Urabona bigeze mu gice cya 9, turi muri 3, bivuga ngo birinze bigera mu 9 atarabarekura. Mu 9 ngo reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. 14, uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari nta uhwanye nanjye. Urumva kino kintu? Ikintu kiri gutuma Farawo mu bunyabyaha bwe yinangira, Imana ntimufungura umutima ngo imubuze kwinangira, kuko ari ibivanaho, kuko n'Abisirayeli bakinangiye. Ariko we yabahaye ubuntu butangaje, bumwe tumaze kuririmba, butari rusange, bw'umwihariko. Umutima urafunguka,
bumvira Mose baragenda, ariko Farawo we urugi ruracyabanye. Noneho ku yihe mpamvu? Iyi mpamvu ndashaka yuko tukomeza kuyizengurukaho tukayivugaho cyane kugira ngo turebe in God's perspective, kuko hari igihe turebera gutoranya kw'Imana mu buryo bwa kimuntu bikarangira dushyize ibirego ku Mana. Kuki yakoze ibi? Kuki se ikiza bamwe ikareka abandi? Ubu se abandi bahoye iki? Ugashaka kubizanamo impuhwe za kimuntu. Ariko ndashaka ko twitiza indorerwamo z'Imana gato zitwa icyubahiro cy'Imana, akaba ariho tubirebera cyane kurushaho. Uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye nanjye mu isi yose. Impamvu y'ibyo bintu byose, ibyo byago ndi bumuteze, uko kugenda kumwinjya, kubera iki kwanza Mose arinda kujyayo? Ubirebe mu maso y'abantu wakabajije Imana, ariko kuki untuma nkanjye Mose? N'ubundi niba ushaka kumwereka imbaraga zawe wazimweretse ntagiye kuvuga ibintu n'undi akabica amazi imbere ye. Ariko biragaragara yuko Farawo agomba kwinangira willingly, akabanza akaresista amagambo ya Mose hatatazavuga ngo sinabwiwe. Ni ukuvuga ngo Mose agomba kugenda akavuga mu izina ry'Uwiteka, ijwi ry'Uwiteka rikumvikana mu matwi ya Farawo, akaryigizayo actively, ari ubikoze, ari we biturutseho, hatatazahagaraka ngo none se Mana, wa mugani hariya mu 9 amaze gusoma, Paul ajya yimagine ibibazo nk'ibyo, ngo none wavuga uti ngo none se n'iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ko bigaragara ko umuntu ntacyo yabikoraho, n'iki gituma ikomeza kumuha zeru wa mugani? Nyine agakomeza kugaragara nkaho ari uwo kugawa, kuko nyine byamunaniye, kandi nyine bigaragara ko ariyo yanze kubimuha. Paulo yahuje igice cya 33 nzababarira ahuza na 19 igice cya 9 ivuga iti, none mba ndambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimburwa mu isi. Ariko ni ukuri, iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika. Ubundi nakakwishe ntarinze kugutumaho Mose, ariko uracyahagaze kugira ngo ukomeze uresiste. Hariho double point. Iyi niyo mpamvu itumye nkuhagarika, ni ukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Murumva kino kintu? Izina ryanjye ryamamare mu isi yose, isi yose imenye gukomera kwanjye, niyitegereza ibyo nakoreye Farawo. Ibi nibyo Paulo ahita yongera gukomozaho mu mirongo yo hepfo ntari bujyemo cyane, akagaragaza uburyo Imana nk'umubumbyi, muri urwo rugero rw'umubumbyi, yafashe urwondo cyangwa ibumba ikabumba vaze zimwe nziza cyane, igomba kugaragarizaho handcraft yayo nziza n'ubwenge buhambaye na glory yayo, ikazitereka ahangaha ku buryo abantu bajya bazitegereza bakavuga bati wow, ibintu Imana yaremye ni byiza, ibyo Imana ikora biratangaje. Ikarema n'izindi the same mu ibumba rimwe na rya rindi n'ubundi. Mu ibumba rimwe na rya rindi irifata noneho nanone irongera ibumbamo ibindi. Reka ne kubyita vaze, kuko wenda vaze n'iz'imitako, ahubwo wenda ibumbamo ibyungo. Vaze zikajya ziterekwa muri salo, zigakoreshwa ibintu byiza by'icyubahiro, no kujya abantu bazireba bakanezerwa, bagashimira nyiri kuzikora. Hanyuma n'ibyungo byo kuguma mu gikoni bikaguma bijyaho imbyiro n'iki byose, nyine ikazigaragarizaho. Finally zigomba kuzamenwa zigahinduka injyo. Nyega yuko uwabona urujyo muri pubere cyangwa se icyungo cyamenetse, akabona
na vase nziza nziza yashwanyutse, reaction ntago zaba ari zimwe. Oh, iyi vase yazize iki koko? Ariko icyungo vuga tuzagura ikindi, in fact wenda ntibinahenda. Nyiri kubikora n'umwe ariko abikoreye purpose ebyiri zitandukanye. Aha niho nshaka ko turebera bino bintu, kubera yuko niho Bibiliya ibirebera, ni mu cyubahiro cy'Imana. Imana kuki yakoze ibi bintu? Abantu ryabumba rimwe bose baragomye, bose bahemukiye Imana, ntawe umenya Imana, ntawe ushaka Imana. Abisirayeli ngira ngo muzabibona, ntago Farawo ari we muntu wa mbere uri stubborn. Niba hari abantu bari stubborn ba mbere ni Abisirayeli. Uko duzakomeza twiga bino bintu, muzagenda mubona ibintu bakora ku buryo uvuga ati aba bantu ko badashobotse, nk'uko nyine natwe tudashobotse. Ku buryo Imana igiye gustrikinga yahera ku murongo, nta warokoka. Ariko bamwe, Pawulo nibyo avuga, reka nayo gukoresha amagambo yanjye. 19 Abaroma 9. None wambaza uti none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ninde wagandira ibyo ishaka? Ariko wa muntu we, urinde ugisha Imana impaka? Mbese cyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti ni iki cyatumye unde mutya? Cya cyungo kigabanyiye kuki utashyize mu mavaze ngo nanjye njya muri saro abashyitsi bishimye, ukajya unyohereza mu gikoni buri gihe. Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugomo umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? Will you behave? Rumwe ngo rugakoreshwa iby'icyubahiro, urundi rwo gukoresha ibiteye isoni. 22. None se bitwaye iki? Niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo, yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka. Ni kuvuga ngo iyo usubiye mu Befeso 2, aravuga ngo natwe twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Nuvuga ngo aba bantu bose, izi nzabya zose, ubundi yakazifasha akazi crashinga, agafata igiti akazikubita zose zigashwanyagurika. Ariko ngo bitwaye iki niba harimo izo yahisemo gusparinga, akazifata akazihungisha ubwo burakari bwayo, yarangiza isigaye zose akazismashinga zikanyanyagira. Ngo ibyo byaba bitwaye iki? Muri make si ubushake bwe. Nicyo kibazo Pawulo afite. Niba ari cyo kintu abona kiri bumunezeze, nuvuga ngo hano ntago ari mata y'uwarenganye n'uwahawe akarengane n'uwo babereye, kuko niyo ntuze dukunda kubishyiramo cyane, abantu bikarangira bahindutse abahakanyi, abandi bakijujuta, abandi bakitotoma. Hano ntago ari ibijyanye uwarimbutse n'utarimbutse, ahubwo ni ibijyanye ni iki kinejeje Imana, ni iki kinejeje umubumbyi. Umubumbyi ashaka iki? Ubushake bwe bugena iki? Ese ntafite ukwishyura ukizana ku mirimo y'intoki ze? Niba ari we wakubumbye, si we ufite no kugukurashinga, si we ufite kugushyira mu muriro cyangwa akagushyira mu bwiza. Ko wagomye n'ubundi nta cyiza kugomba, aguhaye icyiza ashimwe, aguhaye ikibi ashimwe, kuko nicyo ukwiriye. Nuvuga ngo izo nizo ndererwamo Bibiliya iduhereza zonyine. By the way, ntago ituma tubireba nk'abantu barenganye abandi bagahabwa ibyiza badakwiye, ahubwo ishaka ko buri gihe tubirebera mu cyubahiro cyayo, icyubahiro cy'Imana. Bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo, yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka? Hari z'umujinya Abisirayeli nabo there are not any better, nta cyiza bafite cya attracting Imana. Turaza kubibona mu Gutegeka kwa 2, arababwira ngo icyatumye mbatoranya mu mahanga yose
za Egiputa, za Siriya, abayebusi n'abaheti n'abahivi n'abaki bose, mwe nkabavanamo nk'amaronko yanjye treasuringa, ngo nta yindi, ngo ntabwo ari ukubera ko mwabarutaga ubwinshi ndetse ngo muri bake hanyuma y'abandi bose, ngo yewe si nuko mwabarutaga ubwiza, ahubwo ngo nuko icyatumye mbakunda, ngo nuko nabakunze. Impamvu ni izayo, ntabwo ari iz'aba banyabyaha, ni izayo no gukunda kwayo na preference zayo n'ubwiza bwayo n'icyubahiro cyayo na kwa guhoraho kwayo n'icyo yagambiriye kuva kera isi itararemwa cyayo, kuruta ikintu icyo ari cyo cyose cyaje kuri aba bantu b'ejo bundi bazapfa mu minsi mike. Ntabwo impamvu zapushinze Imana gukora ibyo ikora zituruka ku bantu babaho imyaka 50-70, ahubwo ni impamvu zayo ziri itano. Harakomeza ngo izo nzabya ngo z'umujinya zari zikwiye kurimbuka, ikazerekaniraho ikazihanganirana n'imbabazi nyinshi. 23 ngo kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye, atari mu Bayuda honyine ahubwo no mu banyamahanga. Abo bantu bari bakwiye kurimbuka, yahisemo kubihanganira, ihitamo kubakuyakuya no kubiyegereza no kubahindura abayo no kubahindura amaronko yayo no kubahindura abo gukundwa nabo kugirirwa impuhwe mu mwanya mu cyimbo cyo kubagirira umujinya nk'abandi bose. Hari avuga mu Befeso ngo nk'abandi bose, nuvuga ngo hari icyo gikundi cyitwa abandi bose, twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose, bivuze ngo twavuye mu bandi bose, abandi bose basigara barimbutse, twebwe turarokoka. Ariko Imana dore ikintu imaze gutangaza mu gice cya 9 cyo kuva, Farawo ubundi nakakwiye kuba naragushyize hasi, ariko igitumye nkiguhagaritse ngo nukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye. Abantu bajye bakureba bavuge ngo iyi Mana ntabwo, nuvuga ngo reka mbyoroshye gutya, Imana uyu mubumbyi Paulo avuga biranatangaje actually kuba aka kanya hari abantu bateye batyo babifata batyo, na nyuma yuko imaze kuestablishinga kino kintu. Imana dusenga ni Imana ifite ubu buryo bubiri cyangwa se izi mpande ebyiri. Ni Imana ifite ubutabera bwinshi cyane, cyangwa se kudatorera icyaha kwayo, kutakirengagiza ngo kigende kidahanwe, umujinya, uburakari bwayo, nkuko namaze kubisobanura ko yitwa ndiho, ni umujinya w'Imana witeka ryose uhoraho. Imana, reka mvuge gutya, Imana irakaye iminsi yose. Nuvuga ngo uburakari bwayo ntago bujya bucogora, nkuko ihoraho nabwo niko buhoraho, nkuko ihoraho niko nabwo buhoraho. Ariko kandi ni Imana y'urukundo iminsi yose, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, ko niko Dawidi yavuze muri Zaburi. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose, nazo zihoraho, haba umujinya haba n'urukundo, byose bihoraho, byose ntibirangira, byose ni iby'iteka ryose nkuko ari Uwiteka. Ngaho tekereza abantu bose Imana ibafashe ikabajyana mu ijuru, ntihagire umuntu, nkuko bamwe bajya babyigisha yuko abantu bose Kristo yabapfiriye bose nta n'umwe uvuyemo, icyo bategereje ni ukumenya amakuru, maze bamara kuyamenya bakaba bagiye mu ijuru. Kandi n'uzafata yamenye, namara kugera inyuma y'imva azabimenya, azabimenyeshwa, yigire mu ijuru nta kibazo kibayeho. Iyo ni inyigisho ikomeye bajya bigisha nk'iyi minsi, kugira ngo basezeranye abantu amahoro kandi ntayahari, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo basezeranye amahoro kandi ntayo, ngo nta kibi kizababaho.
ariko Uwiteka we akavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Sinzi ukuntu basoma ibyanditswe kuko biri very plain. Noneho Imana igafata, let's assume Imana igafata abantu bose kuva ku wavutse bwa mbere kugera kuzava kuko impanda izavugiraho ari kuvuka ako kanya, bose ikabafata ikabarundumurira mu ijuru, ntihagire n'umwe ujya gushya. Iyo Mana yabiteye ite? Twaba tuzi Imana y'imbabazi itagira akara na rimwe, Imana ukorera icyaha ukumva nyine bihindutse zeru, ihise ibyirengagiza kuko ntawe uzarimbuka. Icyo wakora cyose gihita kiba anire, Imana ikakinyuzamo akarongo, ugakora ikindi ikanyuzamo akarongo, cyangwa se nk'uko bamwe bajya bayitekereza ifite cya kigome, ukora icyaha ibi igisiba, ukora icyaha isiba. Noneho abantu bakaba bicaye bazi Imana igira urukundo igihe cyose, ari nako abantu benshi bajya babigira. Kandi hejuru y'ibi byose yabwiye Farawo igira urukundo igihe cyose, ngo se Imana y'urukundo koko yarimbura imbaga y'abantu? Ngo ariko nkuko mwigisha ukuzimu, mukwigisha kurimbuka, mukigisha urupfu rw'iteka, ubu koko muratekereza? Reba miliyoni 14 z'abanyarwanda, urebe abanyamerika, urebe abaki bose, abahinde n'abashinwa n'abaki bose, ufata abo bantu kandi ngo twumva ko bazashya ari bo majority, which is true. Nurangiza barundumurire mu muriro, ubwo se Imana yawe igira umutima? Bakumva ni nkaho barusha Imana umutima. Mbese Imana ikoze ityo ntabwo yaba ari imfura, bo baba bumva bayirusha. Mbese iramutse iteye ityo, none se ko ari kwiteye barayirusha se? Oya, ntabwo bayirusha. Imana yaremye uwo mutima uri gukoresha ugira izo mpuhwe zipfuye, ikurusha impuhwe kure cyane. Ariko kuba igira impuhwe ntibivuze ngo ikibi ikireba gutyo gusa, kuko impuhwe ntaho zihurira na justice, ubutabera. Hanyuma none twibaze, Imana ifasha abantu bose uko bakabaye, ikabarundumurira mu muriro utazima, ntihazagira umuntu n'umwe wo kubara inkuru ukandagira mu ijuru ry'Imana. Byaba bimeze bite? Twaba dufite Imana y'umujinya gusa, imwe y'Abisilamu, itagirana imishyikirano n'umuntu, itarapfiriye umuntu n'umwe, itarakunze umuntu n'umwe, iri aho ngaho hejuru itegereje gusa ko ukora nabi ngo urimbuke. Nuvuga ngo Imana igomba kumenywa kandi igahimbazwa mu mimerere yayo yose, muri karagiteri zayo zose. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Umuntu umenya Imana agomba kuyimenya mu mwuzuro wayo wose, ko ari Imana nziza y'urukundo kandi ko ari Imana nziza y'umujinya, kuko ntabwo ibyo bigira mbi. Ibyo byombi ukabimenya. Nuvuga ngo izo mpande zose ku Mana zigomba kuba zigaragara kandi zifite uburemere zombi. Ndavuga ngo igira urukundo rwinshi, hanyuma akajinya kakaba gake ku buryo igitorera ikayigira ibyo yirengagiza. Oya, urukundo ni rwinshi n'umujinya ni mwinshi. Kuva igice cya 20. Umurongo wa 4, ntukiremere ibishushanyo igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Bivuga ngo itanari ni ibihe generasiyo zose z'abanyabyaha ndazitsemba bidashira. 6, nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi. Aha ngaho tubona izi mpande zombi. Abanyanga
ndabasitirayikinga amajenerasiyo yabo yose nta n'umwe usavayivinga. Generasiyo zose z'abanga Imana, haba abanza abantu kera ku bw'abahanuzi, ababanze ku bwa Kristo amaze kuza. Kristo yaraje avuga ngo murashaka kunyica nk'uko baso bagenje abahanuzi. Aba bantu bagiye gukora ibi bintu bica Kristo ni abana b'abicanyi ba kera ku bwa ba Eliya kandi ntibabihakanye. Muzasome kiriya gice cya 8 cya Yohana muzabibona, ntabwo babihakanye ngo basokuruza banyu bisha abahanuzi, none namwe murashaka kunyica. Ni generasiyo z'abicanyi. Aba rero ngo Imana ngo ibahora gukiranirwa kwabo mpaka ntabwo birangira. Generasiyo zishoreranye zose ntabwo bishira. Hanyuma kandi ngo abayikunda ngo nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo bibiha ibihumbi. Ibi ntabwo ari ugukauntinga ngo ugeze ku gihumbi, ahubwo ni ukugaragaza yuko ari igihe cyose, ibihe bidashira, ibihe byinshi abankunda ndabababarira. Vuga ngo ni Imana y'imbabazi nyinshi kandi ni Imana y'umujinya mwinshi, ku buryo udakwiye kumenya uruhande rumwe rwayo rwonyine ngo wicare uzinguza Imana. Umuntu uzi Imana y'urukundo gusa ntago azi Imana. Umuntu uzi Imana y'umujinya gusa ntago azi Imana. Umuntu uzi Imana y'umujinya gusa ntabwo azi Imana, kimwe n'umuntu uzi Imana y'urukundo gusa nawe ntabwo azi Imana. Ku buryo Imana ishaka yuko imenywa mu mwuzuro wayo. Imana igomba kumenywa uko iteye kose. Imana igomba kwimenyekanisha uko iri kose, ku buryo izagenda abanyegiputa bavuga bati Imana iri kutugira ibi byose ariko tuzi abandi yababariye. Bamenya izo mpande zayo zombi, bamenye Imana ibabarira baba Isirayeli batashye, bamenye n'Imana ibahora gukiranirwa k'umuyobozi w'igihugu cyabo. Igihugu cyose kigahita gihura n'ingorane kubw'umuyobozi mubi, kuko n'ubundi uyu muyobozi mubi ahagarariye ni federal head w'abanyegiputa bose. Amakosa ye ni amakosa y'abanyegiputa. Abantu bajya bahakana ngo icyaha cya Adamu nticyabagiyeho, bagashaka no guhakana yuko icya Kristo kidakiza abakiringiye. Bazarebe na Farawo, ko Farawo ariwe wangaga kurekura abantu, kuki Imana itamwishe wenyine? Kuki hagombye gupfa imfura za Egiputa, uburiza bw'amatungo? Ibyago byazaga byageraga ku muturage wa Egiputa wese kubera agasuzuguro k'umukuru w'igihugu. Uku niko bigenda iyo umuyobozi atubaha Imana, abaturage bose babigwamo kuko arabahagararira. Ari cyo gishushanyo nyine n'ubundi cy'umuyobozi spiritual uhagarariye abandi. Adamu icyo yakoze cyagize ingaruka kuba ahagarariye bose. Aha rero bavandimwe niho nshaka ko turebera gutoranya kw'Imana. Imana mu gutoranya kwayo ishaka ko yubahwa, ishaka kugaragara yuko ari Imana ibabarira uwishaka. Actually hari abantu bajya basoma aya magambo ya Paulo avuga ngo ariko wa muntu urinde ugisha Imana impaka, bakumva biri rude, bakumva se kuki atadusubije, kuki nyine ahise adukatinga, ntaduhe igisubizo. Twibaza kuki itoranyije bamwe abandi kabareka. Icyo kintu gikwiye igisubizo cyiza kitari uvuga ngo wiburanye Imana. Ariko Paulo icyo ashaka nuko ari kupointingira gatoki kuri karakteri y'Imana. Hari ibintu Imana yo ishaka, hari imbamutima zayo ikeneye kuzifulfilinga, kandi ibyo ntukwiye kubigiraho ikibazo. Banga Imana iri gufata amabumba yayo iyashwanyuza, iyajugunya, yandika, ya preservinga, ibyo ntacyo bikurebaho. Ni ukuri kuryana ariko kukuri nyine. Imana ifasha amabumba yayo amwe ikayata mu ngarana, yandika, yafata, ikayajugunya,
ayandi ikayakoramo utuntu twiza tw'imitako nk'udutasi dusavinga papasi nziza nyine y'icyubahiro, ibindi bibumbi ikabifata ikabisukamo amazi ikabinyanyagiza bigashwanyuka. Bitwaye iki? Nicyo ari kubaza. Bitwaye iki niba Imana ishaka kugira ityo? Niba ishaka kukugaragariza umujinya wayo, nyine ikafata ibumba rimwe ikarigaragarizaho umujinya wayo, irindi ikarigaragarizaho imbabazi zayo, bitwaye iki? Ibyo bintu bitwaye iki? Nizo ndorerwamo Bibiliya iri gutanga zo kubireberamo, kuko ibyo ngibyo bikemura impaka zose, bikemura kwigira victime no kumva ko hari icyo yakugombaga itaguhaye. Nta kintu na kimwe Imana igomba umunyabyaha, na kimwe na kimwe na kimwe, ahubwo nakuka ahumeka, bimwe yabwiye Farawo ngo ubundi nagakwiye kuba narakuvanyeho, narakumaze utakiriho, utakiri n'umuyobozi, naranakwishe. Rero mwabisomye cyangwa nabisomye njyenyine? Kansubireyo mwumve. 15 igice cya 9 mu Kuva. None mba ndambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe, ukarimburwa mu isi, ukavaho ugashira. Farawo. 16 ariko nukuri iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika, nukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Kandi ntabwo rigomba kwamamara igice, rizamamare ko nakijije abantu gusa, rigomba no kwamamara ko hari n'abandi nakwise mbahora ibyaha byabo, nkamenywa mu mpande zombi. Abantu ntibamenye igice, ntibamenye Imana ibabarira gusa, bamenye n'Imana ihana. Ntibamenye Imana ihana gusa, bamenye n'Imana ibabarira. Abo nababariye babe bababona babareba. Bavandimwe rero, iki kintu kirakomeye ku buryo iyo umaze kugihishurirwa, umaze kubona uku gutoranya kw'Imana, uburyo gushingiye ku Mana, kandi nyine resulta zivamo zisubira ku Mana zikayihimbaza, nawe wiga kubaho wajya wumva doctrine of election ugahimbaza Imana. Kubera iki? Kubera ko wari wo kugirwa umujinya nk'abandi bose, kubera ko mu magana menshi y'abanyabyaha yaragutoranyije ngo ube inshuti ye. Abandi bararimbuka. Ntabwo ari ibintu twabonye mbere yuko tuza ku isi ngo Imana iduhitishemo ngo ari ukurimbuka no gukira uzahitamo iki, wanyuma uzavuka uri uwo gukira. Oya, ntabwo ari ibintu Imana yicaye ivuga ati uyu mba mbona afite agatima ko kuzanyemera, reka azavuka ajye mu bazanyemera. Oya, twese tuvukana agatima ko kwanga Imana, kwanga amategeko yayo, kwigumura no kutayikunda, yaba mu mitima no mu mirimo yacu mibi. Ariko Imana niyo ifata ba bantu bose bo kugirwa umujinya ikabavanamo elema nkeya, cyo cyumvikane, nkeya nubwo nanone ari nyinshi kuko ni mu mahanga yose n'indimi zose, izo elema ikazivanamo kugira ngo zize guhimbaza ubwiza bwayo. Abantu nibajya bareba bavuge kuri Paul avuga mu Befeso ngo we are his workmanship, turabo yaremye ituremeye imirimo myiza, n'abantu yitunganirije. Ahangaha niko babwira hano mu Kuva, bavuga ngo muri amaronko yanjye nabakuye muri Egiputa mbazana ngo ku mababa, nk'uko ikizu kizana gitwara abana bacyo ku mababa, in a way of rescue. Mbakiza mbizaniye mbishyira ngo muba amaronko yanjye, abantu nironkeye, ubwami bwanjye bwite, abantu bitirirwa izina. Abantu bajya bavuga ngo ririya ni ishyanga ry'Uwiteka, aho kuvuga ngo ni ku mwami kanaka, aho uvuga ngo hariya ni kwa Farawo, hariya ni kwa Hezekiya, hariya ni kwa Yowabu, hariya ni n'ab'Imana, bariya n'ab'Imana mwitirirwa izina ryanjye. Iyo such an honor, icyo cyubahiro n'ubwiza Imana yambitse abo bantu bo kugirirwa umujinya, ikabakura mu zindi nzabya zigomba kumenwa, bo ikabasparinga izindi zose igakubita hasi. Bitwaye iki? Si ikora ibyo ishatse? Niba wateye ishyamba, si uburenganzira bwawe kugira ishyamba ukata ukaricanamo amakara
hanyuma ibindi biti ukabibaza bikavamo imbaho nziza zo gukinga inzugi nziza ahantu abashyitsi batembera, mu gihe izindi byakuranye wabiteranye wazitwitsemo amakara. Ubu ngubu aka kanya yabaye ivu nta nubwo akiriho, ariko izindi mbaho ziri preserved bakazisiga utuntu twiza dutuma zikomeza gusa neza. Bitwaye iki ko ishyamba ari iryawe? It's not about iri shyamba. Ntabwo ari ukuvuga ngo ibi biti birarenganye disi, ubusa bihoye iki, ubuse kucya bicanye, ubuse biriya byo kucya bisize verine, si ishyamba ryawe. Ni uko nguko Imana imeze. Si abantu bayo, si abo yaremye, si ibumba ryayo, si ibitaka. Bitwaye iki niba bamwe ishimye kubatwika, abandi ikabashyira mu bwiza bwayo, kandi ikaba ntawe irenganya? Aha ngaha ho biratandukanyemo, kuko abangaba bari gushya bagomeye Imana, hanyuma abadashya nabo barayigomeye. Ariko se bitwaye iki niba yabababariye? Siwe ujye nubaha imbabazi n'uwataziha? Nzababarira uwo nzababarira, nzagira imbabazi uwo nzazigirira impuhwe. None se uramutegeka ngo arababarira abana bariya na bariya na bariya? Niwe uzaba ababarira, niwe ubasha kubatoranya, kandi icyo agenderaho abatoranya ni izo mbabazi ze, ntabwo ari ubwiza bwabo atoranyije. Bavandimwe, ndashaka ko iki kintu nitujya tugitekerezaho, aho kugwiza ibibazo bikweshoninga Imana, tujye dushima Imana, ahubwo tuyihimbarize uko iyo manifestation, uko kwigaragaza yishyize ahabonera bati look, ndi mwiza mu rukundo ngira, kandi ni na mwiza muri justice ntanga. Izo mpande zombi tuziyihimbarize, ndetse tumenye ko byajyaga kuba bibi iyo tutaza kumenya Imana ifite izi ngeri zombi. Ukicara ufite Imana iri illusion nyine y'ibitekerezo byawe wihimbiye, nk'uko n'ubundi benshi batabura kubyihimbira, bakumva Imana ni nziza gusa. Ari naho hajya hava ibibazo by'ubusazi, iyo yagize nk'akantu yemera ko kababaho. Imana kuki wemeye ibi bintu biba ko? Kuko utekereza ko ibyiza nibyo byonyine bizaza, nta kibi kizakugeraho, nk'uko abahanuzi b'ibinyoma babwira abantu. Mana kuki wemeye ibi bintu koko? Ubuse kuki utumye agenda? Ubuse nawe ko adusize? Kuki wemeye ko mbura akazi? Kuki ibyo bibazo bya kuki, impamvu nta yindi, igisubizo cyabyo nuko Imana yemera ibiba mu isi yayo, nibyo ishaka, ni ubushake bwayo. Akenshi ugasanga turi no kwishujuta ku bintu yakoze ku bw'ineza yacu, wenda tutari twakabona ako kanya, tuzabona nyuma. Ariko kubera ko umuntu nyine it's now or never, niba utamblesinze nonaha ubu si uzamblesinga ryari? Ugasanga umuntu ariho arayitonganya. Ariko bavandimwe, ahangaha iyi mirongo twasomye yavuze ngo genda ubwire Abisirayeli, ndabizi neza bazakumvira. Hanyuma ufate abakuru b'Abisirayeli ugende mubwire Farawo, ndabizi neza ntazumva. Ndabizi icyo cyo ndishuwa ko Farawo atazabumva. Kandi tukabona yuko uku kumva ntabwo kugirwa n'amatwi naturel. Abisirayeli ntabwo kumva bakuvukanye, nabo bakabaye bitwara nka Farawo. Ahubwo iyo dukomeza gusoma ibyanditswe byose kugira ngo iyi ngingo nyine ibe yose ipfundikiye itagize ikibuzeho, ibyanditswe bikomeza kutubwira ngo reba ikintu dore kizana kumva. Ikintu kizana kumva ngo ni ijambo rya Kristo. Kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Hari umubare wo mu gice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Uhereye hasi, ijambo rya Kristo ritanga kumva kugahesha kwizera. Rya jambo riraza rigacengera mu mutima w'umunyabyaha utari ready kumva, rikaza rigakorogoshoramo rikaremamo kumva, yamara kuryumva none haryakiriye akizera. Aha Abisirayeli nicyo cyababayeho.
ibintu Mose yababwiye, ko Mose yari yarabwiwe ngo uzajya uvuga ngo ibyo nkubwiye bizaba bimera nk'aho ari Imana iri kuvuga. Ibyo Mose yavuze Abisirayeli bakabyumva, ijambo rikagenda rikabahereza kwa kumva kumwe kuri spiritual, pana kumva ibintu bivibura mu gutwi, ahubwo kumva kumwe ko imbere mu mutima kukahita noneho kuzana kwizera. Of course hano ni ukwizera personally, hariya twabonye ko ari ishyanga, it's complex, ntago buri Mwisirayeli wese hariya yakijijwe, ariko turi kubitwara mu icyo kintu kinini cy'igihugu, kuko bose barumviye nyine baragenda. Rero bavandimwe, nuvuga ngo kumva bumvise ni Imana yakubahaye, ni ijambo uyu nguyu wari uri cooperatinga ku Bisirayeli kugira ngo bataza gushinga ijosi nka Farawo, hanyuma Farawo we akarekwa agakomeza kudadira umuryango, ubutumwa bwiza ntibumugereho, agakomeza anangiye umutima. Kandi ibyo byose ngo Imana ikabikora ngo kugira ngo yerekane imbaraga zayo, n'abazayumva mu mahanga yose hirya no hino bazaba bati ya Mana ya strikinze Farawo, ya Mana yababereye Abisirayeli, bakayumva muri ubwo buryo bwombi, apana bumwe muri bwo. Ni ibiremwa by'Imana, irabikoze icyo ishatse kandi nta gifite gucomplaininga. Nibyo Pawulo asoza abaza ngo urinde wowe ugisha Imana impaka, atari ukwanga gusubiza ibibazo byose bibaza, ahubwo kugira ngo abereke perspective bagakwiye kuba babireberamo, igatuma bafungaho umunwa wabo ugatuza, ntiwongere kugira icyo uvuga, kubera yuko iyi Mana niyo ifite ukwishyira ukizana ku byo yaremye. Kimwe irakijugunya mu muriro, ikindi kijyane mu bwiza, kandi ntabwo uyibaza ngo kuki ibi bigenze bityo. Ni ubushake bwayo, niko yabishatse, kandi nijye n'ikiza n'ikibi, rero ibyo nibyo byayibereye byiza. Ndumva twasoza hanyuma dusenge.